nashaka impinduka, nashaka impinduka, so I can be okay, so I can be okay. Hakaza iminsi y'umunezero, I can make you stay, so I can make you stay, so I can make you stay. Ndashaka impinduka, ubuzima burarya, umutima ntutuza. Ndashaka impinduka ngo mbone bucya, amarira arashoka, ibitotsi simbibona, nanjye umutima urababaye. Seri, gite? Samumbe. 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 Seri umutuko. Kafite ubwoba ya Seri. Kafite ubwoba. Tukubaye wakoze n'umwana. Wakoze iki? No siri mu biki? Note zibiki? Ako uziko nafara kwandika. Toka. This is this. Umva katukubwira muri weekend. Nzakubona iyo misatsi. Reba hano. Ndi kubyumva. Reba hano. Nzayogosha. Nzakubona umusatsi. Yose. Njyari nzi kumva. Ushima makambara no. Haryo witwa ndeshu. Yose. Gahano. Ubugozi kiseshu. Ndabaza iki? Ese ko mukubona ndeba? Sako ufite ubwoba. Kafite ubwoba. Ko mvugana nawe ndeba, sukande mu maso. Bazi. Ubika umutwe Reba hano. Reba hano. Saka kureba Sheri abagutinya. Ni ubika umutwe cyangwa utatugoye. Kuramo izina mweta shuri. Bavareze. Mama bariyo. Sana bavareze iki? Sinzongeye kumubona wicaye muri gramba n'inkweto nziza muri munsi. Gari ndi gwatinya n'abavuye. Wavuye waje tukawe. Bigize kwicara muri class uzaje dusohoka. Uko ejo bundi Sheri wanjye yavuze garagakunda we akakantu. Bitasigiriza inkweto zifata mu ntoki zanjye. Ihute. Mana yanjye. Buri gihe guterwa kana cyangwa public umunsi umwe. Buri gihe niko duhura na gusana no mari. Ajya batwagiye bose kuvuga ngo yaraba crash. Nyine urabona kari keza. Mari abantu beza bajya badutwara bashi. Tujye tukanyuzura ku buryo zashaka ukuntu ngashyiramo ikintu mu maso. Cyaba tujye tukanyuzura. Bazakakure. Kazarambirwa rega kagenda. Abahungu bose karabatwaye ubundi kari akantu kibona bibiki. Si tuzagakora iki kintu ko kaduye. Yafite plan. Ejo ku cyumweru. Kaba kagiye gusa. Ejo ni ku cyumweru. Kaba kagiye gusa. Ni kuwa gatandatu mwabigora kimwe cyumweru. Ni kuwa gatandatu. Tuwa gatanu. Cyangwa usigaye wibagirwa ko ari amatabu biri kunywa ni yaswe kigori. Ndamubwira ejo si kuwa gatandatu. Ndabizi ko kazasigara muri dome. Akira. Ibindi bizabimbaza ejo. Azari kandi twara ku kimwe. Se bimeze bite mwana ariko kuvugana n'ubu twavuganye umunsi so wajya ubibwirira uretse kugohereza amafaranga se nta biceri bamaye so wajya ubibwirira cyangwa shaba baba babiguhaye ukanga kubimba nta biceri mani bamaye sukuma nabyo nkanga kuguha nzi kuvuga ati no kuza kundana muri class ngo nciringishe abasiga umucinga n'iki ngiye wari ikintu dupanga ubu ko nukigirwa daje ubona nguteye isoni kuryo tutavugana reka cyangwa ufite mukobwa ashaka kuguza muri iyi minsi sugo naba ngiye kwandikira reka ngiye nawe babies twahuranye ejo wese ubu uri kwirengagiza reka nawe mwana ujye undabura cyangwa ubona nabivuga wavuga iki mwana ujye umbwira kanzire nta mukobwa tuba turi gupanga mbona n'ibirye ahubwo si ibintu ndi kukubaza biriwe n'ibyo uri kunsubiza amafaranga amafaranga nawe bamaye nawe baguhaye gusa nakubwiye ko nawe bamaye nanjye ubwo narabujije mfite n'ibibazo byinshi ukeneye amafaranga nayo mfite ahubwo kuri yayo niba dusigaranye imana tunabamo nka kibi si amafaranga ahubwo yajya kuzaga karika nta mafaranga bamaye waje gutyo gusa se basiriye imana basiriye bari kuri kumara afite ikibazo cy'iseri kandi nawe wakinyimurira ikihe kibazo izindi ni ngombwa ko nyikubwira
njye mfite ikibazo gisa amafaranga tubyemeye ese wayabura wana ufite n'inshuti nyinshi nawe izi nshuti sinyirwa nta nshuti mpagaze kabisa amafaranga kandi uriya mbebiri ujya kumutamo kenshi ariko njye ntabwo wambonera impunzi ahe amafaranga se ari amafaranga baba bayangushije nanjye nayo mbese njye wakwiguza ukayanga ntabwo yagize uwa danje kamva ibintu utangiye kumbwira hari ibikomeza hari umunsi uzanyenyera n'iwacu bambajije n'amakuru yawe ko hanze njyewe nyakubwira bakubajije ngo iki bambajije niba wakomeje twa tugeso twawe cyangwa byarashize tube tugeze uratuyoboye ko wiziwe nibyo natwe hari ibiserimeri yakumajije so I can be okay. buri muntu wese nyura aho hantu wese ngenda igihugu barakwanga sinzi nanjye nyine mbona nabuze ikintu nakora uko ubibona nyine nanjye niko mbibona nisanga ameze gutya buri gihe ibitotsi simbibona nanjye umutima urababaye ndashaka impinduka ngira kwiga ku kindi kintu kintu abakobwa baba baranyanga ntabwo nzi ikintu bangiza no kuri kw'Imana ntabwo biba se nawe uranyanga wengiwe njye ntabwo meze nkaho sibyo weho nta n'ikintu waba utekereza waba ukwangira ahari n'ubwo iwacu turi abakene ariko wenda simbizi ko njye ndarire ntabwo mbizi pe mbona byarancanze kuba wanyu muri abakene ntabwo bivuze ko ubuzima buba bwararangiye sibyo ntukajye wiheba uze wumva ko niyo bakwanga igihugu ndabizi neza ubuzima buzagira igihe buhinduke ubeho uri umukobwa wishimye igihugu uri mwiza kandi turanagukunda even if umuzima wasigaramo njyewe mari ndi umugeni ariko ubuzima buzakomeza sibyo ntukajye wiheba buriya uzi ko buri wese akunda akakubonamo ibibazo rero ibibazo byo ndabihorana pe naca mu bintu bikomeye binkomereye abakobwa bahangaha sinzi ikintu banziza ninde wakoze ikindi n'igihozo ninde byose nyine njyewe wihangane ndabizi neza ko byose bizarangira n'ubuzima bwa high school ariko ndabizi neza hanze nibo bazaza bagupfukamira ibintu bibaho cyane akuma turi ku ruhande rwawe ndagukunda cyane buri cyose cyose uzagira ndahari sibyo ukajya wiheba ningajya nkubona wigunze sibyo wiriwe yego yaje gusaba gahushye ko kujyayo ndashaka kujya kugura imiti yanjye yanshiranye harajya urwaye ibiciro njya ndwara igifu yego ko kuri nuze ufite utariho kuri lisite y'abarwayi se nyine ntabwo nzi ko mujya mubandika njya kugura imiti ku giti cyanjye ntabwo uruhushya warusaba gutyo warusaba gute uzumereka sekora iki nyine none se urupapuro nsinyiraho agahushya ruri aho ngaho ntabwo ruri umuvinga nyine banza uze hano umubwire gato oya kubera iki gusa ubwiza bwawe wagiye ubukoresha neza ukoresha gute ukoresha gute ukanamubwira ariko
mbwira ngiye niba urampagaho ushya cyangwa utari bukamenye nigendera. Ntukavugire hejuru waje hano Tugire hasi se kubera iki? Waje gutya. Kenshi kugusaba gahusha sinzi ibindi uri kuzanamo ibyo ari byo. Ubwiza bwawe n'imiterere yawe ikibazo ntacyo namenya ngo bikoreshe neza. Nanatemba barira rwose bw'abanyabuguraya bwawe. Ngiye urampagaho cyangwa ntakuma. Vuye nyine nkwereke. Nese agahusha ngiye mbwira urakama. Zenguruka hano nkwereke ibintu mfasha. Ntabwo nzi. Kugira urebe aho usinya. Ntabwo nzi. Ntawe rero agahusha ntabwo ukabona gutyo none. Bwa ko hano ufite impapuro ugomba gusinya. Nyirizo mpapuro ntabwo uzagera aha ngaha ku buryo nasinyira aha ngaha. Ako se waretse. Matene uzanze n'ibyo bintu. Ibihe se? Rero ni matene nkubwira uko mbona gutya. Ntabwo ndi turatwara twirirwa tuzenguruka mu kigo ushobora kwifatira uko ubonye. Mu gihe gito ushobora kubona ko nameze nk'abariya bandi. Nshobora kugukoraho ukagarukira ahantu kure. Umhoraho uzira indinde. Uzi ndiki? Icyo uri cyo cyose ntabwo ngiye kindeba. Nta ruhushya rero ngo haje. Okay. Nta ruhushya ngo haye nibeshye ngo ntabwo ari umuyobozi wenyine hano mu kigo utanga uruhushya. Ikibazo ko ikiza ko ari inyenyeri iri mu kigo aya masaha. Ntabwo nshobora no kurushaka. Abandi bagiye. Narubura se? Warubura kuko ni njyewe. Iki gifu ntabwo kindaga kunyica. Kandi nta nubwo wanasohoka security tutavuganye. Ntabwo kindaga kunyica. Sha warubura rero. Urwo ruhushya rwawe rero rugumane. Abo yamva mu nzarubona n'ikindi gihe. Umva mubwire. Niba ushaka uruhushya wareka tukabivugana mu bundi buryo. Nyine nakubwiyemereza uruhushya ngende nsohoke njye kuzana ibyaha. Mu bundi buryo ariko butari ubwo ariko. Gute? Zenguruka mubwire. Oya. Ntabwo nzi. So umva mubwire rero. Aha ngaha kubona uruhushya. Uzabaze n'abagenzi bawe strategy bakoresha. Ntabwo ari uguhituza ngo nzagukora uzankora iki. Uzi njyewe icyo ndicyo. Ngiye kujya kuvuga. Wowe niba wumva udakeneye kuza ngo usinyire hano. Usinye urwo ruhushya. Usohoke. Sohokera muri biro. Animate. Sohokera muri biro. Ndagiye kandi ibyo bizagukoraho. Sohokera muri biro. Nikorera mu kigo baka amafaranga. Okay, tubwire natwe. Kandi ariko se mwemwe afatiramo se? Oya natwe turahari turi mu kigo tubwire. Rero iyo dore ya deal nzanye. Ngena muri nyibabwiye. Mwashe kwishisha amatsiko marebe nk'igihe cyose tumaze duhagaze hano. Umva nimbe iranyisha. Kagiye ngikabibabwira. Okay, muzakuza kunda muri dom ndababwira. Oya mari ugishanire. Sukoma n'ibingiye tuhagaritse hano. Ibyo tuhagarire hano. Nyine ngiye umuntu murera. Baswanye. Yambwiye nzamba base bamufite muri tayari noneho abivugishije kuri telefone. Turashaka ko utubwira dore. Jewe ntabyo mbabwira. Arabibahamagara telefone mu kandi tujya muri dom ndamuhereza. Mwese telefone ya tubwira tumenya ngo deal ni tumenya ngo twatangira. Shamurashye. Umva ntabwo ari ugusomana ibintu bimafaranga ntabwo ari ugushya. Nyine mwishyanga mushye cyane kuko deal simwayemeye. Mwese ntabwo twayanga. Yamwe mu mukanye isbega abakobwa ibintu babwiye bahise bashya. Ntabwo gushamana. Tekereza ukwakazwa dushyushya gutyo katusheceka amani. Nyine ntabwo ari guceceka jewe kubabwira kandi je nabeshya bari kunyinisha. Ndakuzura inshuti yanjye ukunda kunyinisha. Usanyinisha. Ibi ntabwo ari imikino, ibi ntabwo ari imikino seriye. Kizima nuko ngiye yimaye. Ntuduhoze kudukinisha amani. Nta kibazo. Ngiye muze kuza kundeba, sibyo? Nta kibazo. Arabahamagara, murangiza muvugane nyine nk'abantu bakuru namwe murabyumva muvugane amafaranga murayemerewe. Man, iyi telefone yanjye of course. Murabyemerewe muze kuza. Batebutse. Nta kibazo. Mwebwe mubyemerewe nizeye ko mwana utabizo muzacibiranye amashuri. Niba hari mu rupfu ngenda bivamo. Nta rupfu akigo ntapfuye. Urabona napfuye jewe. Okay, nta kibazo. Okay, ngere nyine. Ubwo yiye muze kuza kundeba. Binkorera hano ntabwo bakorera shaka. Ntacyo mbwira icyo nshakiraga nigende. Jutoza. Bite byawe ubuto? Ni sawa. Ni sawa. Ntabwo ari sawa. Kubera ibirego byawe mfite ngo abakobwa b'abandi wabamaze. Abakobwa b'iki kigo urimo uratereta n'umwana ukiza kweli. Harimo n'uwawe ariko ngiye ntawe nzaro uramfatana nawe. Ntabwo se wajya utoza. Ako ari mate nawe usigaye izo nuze nakubwiye ngo ikibushize. Izo papa narangeze kanigende. Yagende wayituze. Izo papa nakubwiye ngo ikibushize. Kuramo.
aya ntabwo nazikuramo. kuramo iki gihe kiravuga. Ntabwo nazikuramo. Dore n'ibyamukuntu bisa. Kuramo. Ntabwo nazikuramo. Twahize nk'umwana mbona nakuyemo inkweto gutya bwabivuga ngo. Hanyuma se izo papa nakubwiye ngo iki? Nzazihindura ariko ntabwo nazikuramo. Ntabwo nazikuramo. Nakwirukana burundu rero. Ese wacara amadongo nasize menye ngata. Nakwirukana ikigo cyonyine. Hari n'ibindi bigo. Urabizi izi papa ntabwo tuzemera hano. Nyine ndashaka izindi ariko ntabwo wambwira ngo nzikuremo ntabwo byo byakunda. Shaka nze azahubwo nkwereka ibintu. Sawa se byarangiye se reka nigende. Aho yaba witonze urajya he? Uri kuneza kandi nifite funga ibyo bintu byawe ariko. Uri kuneza nifite gahunda zanjye ntabwo wavanga udafunze amashati neza. Okay nayafunze. Hari ikintu mbaza nigende. Ujya heza. Uri kuneza ngiye kwiga. Siga izintu ze zawe. Ntabwo nyine nakambara ibirenge. Ntabwo Binkos ureba? Binkos ureba? Yego. Wanze gukuramo? Ntabwo nazikuramo. Wanze gukuramo? Ntabwo nazikuramo. Ngubane muri biro mukanya. Sawa nare. Tuvugane mukanya muri biro. Sibyo? Mateno kutari gushaka kunyumva. Mwumva ariko mwumva iki? Nukuri ko Imana. Mva nkubwize ukuri nta nubwo nkuzi wowe. Nese aka kanyise ubyihakana. Ntabwo nkuzi nta nawe kwigeza uduri. Kandi nzigera numva amagambo hano hanze. Uziko maze amezi abiri ariko amezi abiri yavuze iki? Kandi narabikubwiye. Kankubwize ukuri banza unyumve. Nzigera numva amagambo hano hanze ngo we uzahita uva muri iki kigo nzahita nkwirukanyisha ugende. Ibintu nzigera mbyumva. Imbere bizagura. Nukuri ko Imana nzibeshye numva genda. Dore uko gasa. Njye nterera. Ndashaka impinduka ngo mbone bucya. Amarira arashoka. Ibitotsi simbibona. Nanjye umutima urababaye. Ndashaka impinduka. So I can be okay. So I can be okay. Hakaza iminsi y'umunezero I can make